Amahoro y'Imana kuri wowe ugiye gukurikirana igice cya 4 cy'ikiganiro Imana n'ibihe. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uruhare rw'ubwami bw'Abaromani, ubwami bwaje bukurikiye ubw'Abagiriki bwari bwaramaze gushora imizi mu mico n'imigenzereze y'ibihugu byinshi, kugeza ubwo ibihugu bwategekaga byose byari byaramaze kwakira ururimi rwabwo nk'ururimi mpuzamahanga. Urugiriki kandi rwahagaze bwuma n'igihe cy'Abaromani cyaduka, kuko bisanze bidashoboka gutegeka ubwami bugari bari bamaze kwigarurira baramutse bakuyeho ururimi rw'Abagiriki rwahuzaga ibihugu byinshi. Urwo rurimi rwakomeje rutyo no mu gihe cya Yesu Kristo, wakomotseho itorero ryamamaje ubutumwa bwiza mu mahanga, rikoresha urwo rurimi rwumvwaga na benshi mu bihugu byinshi by'abatuye isi. Iki cyegeranyo kivuga ku Baroma kiri mu ruhererekane rw'ibindi nk'icy'Abanyababuloni, Abamedi n'Abaperesi hamwe n'Abagiriki, byose wasanga kuri YouTube. Ibyo wabigeraho wanditsemo ijambo Imana n'ibihe. Uhawe ikaze. Ubwami bw'Abaroma ari nabwo bugereranywa n'amaguru y'icyuma mu gishushanyo Nebukadinezari yabonye mu nzozi, zigasobanurwa na Daniyeli mu gice cya 2 cy'igitabo cya Daniyeli. Ubu bwami bukanagereranywa n'inyamaswa yiswe iteye ubwoba y'imikaka minini y'ibyuma, nayo ivugwa mu gice cya 7 cy'icyo gitabo, ubwo bwaje buheruka urutonde rw'ubwami bune Daniyeli yabonye mu mashusho y'inyamaswa. Bwaraje nabwo bukora ibyabwo uko bwabishakaga, busiribanga byose uko bubishaka, ariko nanone bukora byinshi bikomeye byari bikenewe mu myiteguro yo kuza kwa Yesu Kristo, kubambwa kwe, ndetse no kwamamaza ubutumwa bwiza bwaje kubwirwa abatuye isi binyuze mu itorero ryamukomotseho. Ubwo butumwa bwabasabaga kwihana bagahindukirira Imana babihawe na Yesu Kristo. Amateka y'Abaroma yatangiye gusakara mu kinyejana cya 8 imbere ya Yesu Kristo, ubwo bari abaturage baciriritse bo mu cyaro gito cyari ku nkengero y'umugezi wa Tiberi uri hagati mu gihugu cy'Ubutaliyani. Inkuru y'urugendo rwaganishije Abaromani mu buhangange n'ubutwari bw'ibihugu mu myaka irenga ibinyejana 5, nayo bayanzikira ku bahungu babiri ari bo Romulus na Remus, bivugwa ko babyawe n'ikigirwamana cy'intambara Mars cyateye inda Leya Silvia, umukobwa w'umwami Numita wayoboraga akaro ka Arabaronga. Iyo nkuru ivuga yuko Amilius yahiritse mukuru we Numita ku ngoma, maze akarinda bikomeye Leya umukobwa wa Numita, kugira ngo atazahura n'umugabo akazabyara umuzungura w'ingoma ya se. Iyo nkuru ikomeza ivuga ko ikigirwamana cy'intambara Mars cyaje kuryamana na Leya, kimutera inda, maze abyara abana b'impanga biswe Romulus na Remus. Amilius yaje kubimenya, yambura Leya abo bana bajugunya ku mugezi Tiberi, aho bamaze igihe bonswa n'imbwa y'ishyamba mbere yo gutoragurwa n'umuryango uciriritse. Iyo nkuru yanzura igira iti, nyuma yo gukura bakamenya ko bakomoka ibwami, abo bana bateye Amilius bamukura ku ngoma, basubizaho sekuru Numita. Nyuma ubwami buza gufatwa na Romulus amaze kwica impanga ye Remus. Nyuma yo gufata ubwami, Romulus yaje kubaka umurwa wa Roma, ari nawo wamwitiriwe. Abaroma bamenyekanye cyane mu miyoborere ya kirepubulika, aho itsinda ry'abasenateri ryamaze igihe kirekire ari ryo ritora abami bitwaga Abarix. Iyo miyoborere yaranzwe n'intambara za hato na hato imbere mu bwami, ari nako bahangana n'ibitero byaturukaga hanze byiganjemo iby'Abagawuru, abatuzi nk'Abagalatiya babaye abanzi b'Abaroma b'igihe kirekire. Abaroma bamaze kwigaranzura Abagawuru no gukomeza ingoma yabo mu mwaka wa 264 mbere ya Kristo, batangiye intambara z'urudacaho barwanaga n'ubwami bwa Karitaje, ubwami bugari bw'Abanyatuniziya bwari bwarigaruriye ibihugu by'amajyaruguru ya Afurika n'ibyo ku nkengero z'inyanja ya Mediterane,
intambara zarangiye abaroma batsinze burundu abanyakaritaje mu mwaka w'146 mbere ya Kristo. Ugutsindwa kwa Karitaje kwatumye ibihugu bimwe bya Afurika y'Amajyaruguru byomekwa ku ntara z'abaroma, bisanze izindi ntara nka Sicile, uburengerazuba bw'inyanja ya Mediterane ndetse n'igice kinini cy'igihugu cya Espanye, byose byari byaramaze kwigarurirwa n'abaroma. Ubwo abaroma bogogaga imigabane bigarura ibihugu by'ubwami bw'Abagiriki, icyo gihe imibanire y'Imana n'Abayuda yari mu gihe abashakashatsi kuri Bibiliya n'amateka y'Abayuda bise igihe cy'imyaka 400 yo guceceka. Iki gihe bemeza ko cyatangiye mu myaka ya za 445 mbere ya Yesu Kristo, nyuma y'uko umuhanuzi Maraki ashishikariza Abayuda kongera gutunganya imibanire yabo n'Imana, aho bibazaga uburyo amasezerano n'imigisha banditsweho yose mu bitabo nta na kimwe cyabasohoragaho muri icyo gihe. Imana ikoresheje Maraki yababwiye ko yabakunze nk'uko gutoranywa kwa sekuru Yakobo kwabyerekanaga, ariko ibashinja ko bo bayitaye bakora ibyangwa nayo, haba mu batambyi ndetse no muri rubanda ntibari bacyitwara nk'ubwoko bwitiriwe izina ryayo. Muri iyo myaka 400 tuzavugaho byihariye, Abayuda ntibigeze bagira ubwigenge buhozeho nk'ubwo ba sekuruza bigeze kugira, kuko baba Abamedi n'Abaperesi, baba Abagiriki ndetse n'Abaroma bahozaga ijisho ku Bayuda, kugeraho abami b'abanyamahanga bagiye kenshi bagena umutambyi mukuru i Yerusalemu, umutambyi babaga bizeye ko atazagumura Abayuda bakigomeka ku bwami. Muri iyo myaka 400 kandi nta muhanuzi uzwi wahagurutse mu Bayuda ngo agire icyo ahanura, byaba guhumurizwa cyangwa gukeburwa, kugeza igihe ijwi ry'umuhanuzi ryongeye kumvikana mu misozi y'Ubuyuda rihamagarira abantu kwitegura ubwami bw'Imana. Uko Maraki yasobanuye uwo muhanuzi uzaza igihe yasozaga igitabo cye, niko marayika w'Imana yasobanuriye Zekariya iby'umwana azabyara agira ati, benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya base n'iy'abana. Ibyo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere umurongo wa 16 kugera kwa 17, ubwo marayika yabwiraga Zekariya ko agiye kubyara Yohana uzwi nk'umubatiza, akazaza nk'umuhanuzi utegurira Imana inzira. Dusubiye ku Baroma, ubwami bwabo butabashaga gukumirwa mu mitegekere y'ibihugu byinshi, bwatangiye kwivanga mu mitegekere y'i Yerusalemu mu mwaka 63 mbere ya Kristo, ubwo havukaga intambara hagati y'abahungu b'umwamikazi Alexandra Salome, umuyudakazi wari uyoboye Yudaya. Alexandra amaze gutanga, umuhungu we Hyrcanus ashyigikiwe n'Abafarisayo yahanganye na Aristobulus wari ushyigikiwe n'Abasadukayo, maze iyo ntambara bayihuruzamo Abaroma, nabo babona uko bafata Yerusalemu. Nyuma yo gusa nabo bacogoje intambara z'inkota n'amacumu, Abaroma batangiye intambara yo kubaka ibikorwa remezo byari bigizwe n'imihanda miremire, migari kandi ikomeye, yaje guhuza ibihugu bigize ubwami kugira ngo babashe kuburindira umutekano impande zose. Batunganije ibyambu ku nyanja, bubaka amato manini yatwaraga ingabo mu bice zikenewemo. Amato yaje gukoreshwa cyane no mu bucuruzi bwambukiranyaga inyanja ngari bugana mu bihugu bitandukanye. Abaromani bashinze inkambi z'ingabo ku nkengero z'imihanda miremire yambukiranyaga ubutayu n'amashyamba y'inzitane, zigaherekeza abagenzi aho bibaye ngombwa, izindi zigaherekeza amato mu nyanja kugira ngo ingendo n'ubucuruzi bikorwe mu mutekano. Ibi byatumye ingendo n'ibikorwa muri ubwo bwami bikorwa ku bwinshi mu mutekano uhambaye kuruta ibihe byose byabayeho mbere. Abaromani kandi batanze umudendezo mu byo gusenga, aho umuntu yari afite uburenganzira bwo gusenga Imana cyangwa ikigirwamana ukabyizera, kugeza mu mwaka wa 64 nyuma ya Kristo,
ubwo umwami w'abami Nero yatangizaga ihigwa n'itotezwa ry'abakristo mu bihugu bye byose. Tugarutse i Yerusalemu, reka turebere hamwe uko Imana yakoresheje aba Baroma mu myiteguro yo kwakira Kristo Mesiya wari ugiye kuza mu isi ngo atangize kuramya gushya kw'isezerano rishya ryakiraga wese mu mahanga yose no mu byiciro byose uzizera Kristo akabona kubabarirwa no kwiyunga n'Imana. Mu mwaka wa 37 imbere ya Kristo, ubwo Herode the Great yahabwaga gutwara muri Palestina aho n'Ubuyuda bwabarizwaga, imbogamizi ya mbere yahuye nayo ku Bayuda yabaye kuba ari Umunyedomu, urubyaro rw'abakomoka kuri Esawu mwene se wa Yakobo, uwo bari bafitanye amateka atarabaye meza. Herode uyu yagerageje kwiyegereza Abayuda, maze mu mwaka wa 20 imbere ya Kristo atangira kububakira urusengero rw'i Yerusalemu, arugira runini ku buryo bwatangaje buri wese wabayeho muri icyo gihe, kugeza ubwo abantu bahakuye imvugo igira iti: niba utarabonye inyubako ya Herode, ntiwigeze ubona inyubako nini bya nyabyo mu buzima bwawe. Bikaba bishoboka ko ari nabyo abigishwa bahereyeho bifuza kumenya icyo Kristo avuga kuri iyo nyubako, ubwo bayishimagizaga bamwereka ubwiza bwayo, ariko bagatungurwa no kubona Kristo adashishikajwe no kubengerana kwayo kw'ako kanya, kuko muri we yari atewe agahinda no kwinangira kw'imitima y'abayisengeramo. Bikaba bizazanira umurwa n'urwo rusengero gusenywa, ntihasigare ibuye rigeretse ku rindi nk'uko yabivuze. Ibi tubisanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 21 ndetse no mu gitabo cya Mariko igice cya 13. Ubwo buhanuzi bwa Yesu Kristo bwasohoye mu mwaka wa 70 nyuma ye, maze kuva icyo gihe kugeza ubu urwo rusengero rukaba rutarongeye kubakwa. Ushaka kureba urwo rusengero ubu rwibukirwa ku gikuta cyiswe icy'amaganya, Abayuda bahora bibukiraho ko cyahoze ari igikuta cy'urusengero. Mu gihe Herode yarwubakishaga akanarurimbisha, yaguye cyane ubunini bw'urusengero agamije kureshya Abayuda bari bageze kuri 6,000,000 babaga mu mahanga, kimwe n'abanyamahanga benshi bahindukiriye Imana y'Abayuda kugira ngo bajye bitabira iminsi mikuru yo kuramya yaberaga i Yerusalemu mu bihe bitandukanye by'umwaka. Ibi byatumye Yerusalemu ihinduka izingiro ry'urujya n'uruza rw'abantu baturuka mu mahanga atandukanye, ibyo na Herode yungukiyemo imisoro myinshi, akabona ndetse n'amaturo yo gutura Kayisari umwami w'abami wari uyoboye abami bose b'ubwami bw'Abaroma muri icyo gihe. Tugana ku musozo, reka turebere hamwe imyitwarire ya Yesu Kristo ku birebana n'urusengero Abaromani bubatse bagamije kunezeza Abayuda. Ubwo Imana yashakaga gusohoza ubuhanuzi bwavugaga ko amahanga yose azahabwa ikaze mu busabane nayo, maze akabaranwa n'Abisiraheli nk'ubwoko bwayo, yashyize muri Herode igitekerezo cyo kubaka urusengero rugari kandi rwiza cyane, rwagombaga kwakira abantu benshi cyane ku buryo butigeze kubaho mbere hose. Ku rundi ruhande, Abayuda basomaga ubuhanuzi buri masabato bategereje umucunguzi, bahushije umugambi w'Imana, maze ubwitabire bw'abaturukaga mu mahanga atandukanye baje gutambira Imana i Yerusalemu ntibabufata nk'igikorwa cy'Imana cyo kwireherezaho abatuye isi, ahubwo bahimba uburyo bwo kubungukamo uhereye ku kubagurisha ibitambo batambaga, bagurishaga amatungo yo gutamba ku bazaga baturutse kure cyane, aho kuba bagendana ayo matungo ngo bazayagerane i Yerusalemu byabaga bidashoboka. Babashyiriyeho kandi n'uburyo bw'iguranafaranga kugira ngo abazanye amafaranga y'amanyamahanga babashe kuguranirwa, babona yemewe i Yerusalemu, abafashe kugura ibitambo n'ibindi bakeneraga mu gihe babaga bagiye kumara i Yerusalemu. Uko imiya zisukiranyaga mu masaho y'Abayuda, Abayuda bafashe igice cyo mu rusengero cyagenewe guteraniramo abanyamahanga, igice cyari kigizwe n'imbuga nini cyane, bagihindura ahantu ho gucururiza ibitambo no kuvunjisha. Ibyo bikorwa bigaragara nko gukingirana abanyamahanga no kutabaha agaciro bahawe n'Imana,
yarakaje Kristo ubwo yinjiraga mu rusengero mu cyubahiro cy'umwami. Ubwo yazaga yashagawe na rubanda bamuririmbaga bikiranya bati, Hoziyana, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, maze ahirika ameza y'abacuruzi, ariko abakubita abasohora, abibutsa amagambo yo muri Yesaya igice cya 56 avuga ko inzu y'Imana izitwa iyo gusengerwamo n'amahanga yose. Ubwo Kristo yagiriraga ifuha umwanya w'abanyamahanga akawirukanamo abacuruzi, kuko yari azi neza ko igihe cy'Imana cyo kwakira bose kigeze. Icyo gihe hari mu cyumweru cya nyuma biteguriragamo Pasika iyo yabambwemo. Muri icyo cyumweru niho yashohoje ubuhanuzi bwamuvuzeho ubwo yagombaga gusohoreza ku musaraba, nyuma yo gukora ibitangaza byinshi no kwigishanya urukundo no kwita ku bibazo bya rubanda atirengagije n'abanyamahanga bamutakiraga. Ubwo abamwizera batangiraga gukwira ibihugu bahunga akarengane bakorerwaga n'Abayuda, ariko bakagenda bamamaza n'ubutumwa bwiza, imihanda n'amato by'Abaroma ibyo bari barikoreye ku nyungu zabo bwite byaborohereje guhungira mu bihugu byinshi cyane ubwo bahungaga akarengane bakorerwaga i Yerusalemu. Aho bageraga hose bahavugaga ubutumwa bwiza bwahinduye benshi uhereye i Roma kwa Kayisari, nk'uko byerekanwa n'urwandiko dusanga mu bitabo by'Isezerano Rishya rwahariwe itorero ryavutse i Roma. Nk'uko nigeze kubikomozaho mbere y'umwaka wa 64 nyuma ya Kristo, ubutegetsi bw'Abaroma ntibwari bushishikajwe n'ivuka ryo kwizera kw'Abakristo, kwizera Abayuda bitaga inzira y'igice. Ibyo byatumye itotezwa ritagira ubukana bwinshi kugeza muri uwo mwaka wa 64, ubwo abami ubwabo ari bo batangiye guhiga Abakristo, ari nako babategekera impfu zitandukanye, babahora kutaramya imana z'Abaromani n'ibishushanyo bashingaga. Iyo dusomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 21, tubona uburyo ingabo z'Abaromani zambuye Pawulo Abayuda ubwo bendaga kumwicira mu rusengero, akanyuzwa mu nkiko zitandukanye imbere y'abami batandukanye yisobanura, bose bakabura ikirego cyamwicisha, bagahitamo kumwohereza i Roma ngo aburanire imbere ya Kayisari. Muri icyo gihe cya mbere y'uyu mwaka wa 64, ababashaga gucika Abayuda i Yerusalemu bakajya mu bindi bihugu babashaga gukira inkota ndetse n'ubwicanyi bakorerwaga n'Abayuda. Nyuma y'aho ubwami bw'Abaroma butangiye kwivanga muri uko kurenganywa kw'Abakristo, bivugwa yuko ubwami bw'Abaroma ari bwo bwatanze n'itegeko ryo kwica intumwa zari iz'ingenzi, harimo Pawulo, Petero ndetse n'abandi. Ubu bwami bw'Abaroma butaje bufite igishushanyo mbonera cy'umugambi w'Imana, nabwo butwereka yuko Imana ubwayo idashingiye ku kubaha cyangwa kwigomeka kwa muntu, yanyuze mu matanwa z'amateka y'ubwami butayubahaga, isohoza byose uko yabigambiriye, idategereje Abayuda ngo babe ibihangange. Havutse itorero ryabaye umuryango mugari w'ubwoko bumwe busangiye Imana imwe, bwahujwe n'umusaraba wa Kristo wakuyeho urusika rw'imico n'inkomoko byawutandukanyaga. Ni naduhe n'iki kiganiro. Imana iguhe umugisha.